rero tubonye ari courage. Nkunda gutanga urugero rw'umugabo bita Nelson Mandela wo muri Afrika y'Epfo, aho avuga ngo niki cyatumye umuntu yemera gufunga imyaka 27. Umuntu wese mwisi atinya urupfu, ariko ikintu gitangaje kuko twabonye ko umuntu akunda icyo Imana yamuremeye gukora kurenza uko yikunda, ashobora no kugikora ayirengagije ko gishobora kumuganisha muri rwa rupfu. Iyo umuntu ari gukora cya kintu Imana yamuremeye gukora, afata risk. Umugabo umwe yaravuze ngo he who dare fail big can achieve big. Ntabwo ushobora kuzagera ku bintu binini utajya ufata risk, cyangwa se utajya wemera kuba wakitegura kuba wahomba. Ndetse ndanavuga ngo muri success ugomba kuba biteguye guhomba, ukagira ukanabikunda, ukareka gutinya gutsindwa, ahubwo ukagira ukabifata nkaho ari bimwe mu nzira zakugeza mu gutsinda. Failure is a way to success. Nubibona gutyo uzatsinda. Ntukemere ko niba utsinzwe vuze ngo birarangiye. Oya, nta muntu utaratsinzwe muri ubu buzima. Thomas Edison wakoze aya matara ya tubona yaka, ajya kuvumbura urumuri rw'amatara ruturutse ku mashanyarazi, yakoze inshuro 10,000 byanga, ariko ntabwo yigeze abivaho. Ahubwo uko byangaga yarongeraga akagerageza, byakanga kongera akagerageza. Iyo uri mu kintu cyawe rero, amakosa amwe mu bintu tujya dukora nuko tubwira umuntu ngo never give up, kandi ari mu kintu kitari iki, agakomeza kwihambira ku bintu ngo niko bamwe mubwiye ngo to succeed you have to never give up. Awe nawe banza umenye ko ikintu urimo ari cyawe mbere yo kuvuga ngo urakihambiraho. Hari ibintu wihambiraho bikaba bidashobora kugeraho bikugeze, ariko ikintu ari cyawe, bimwe mu bigaragaza nuko iyo ukiri mutangira no gufata risk, utangira gushyira ubuzima bwawe ahantu abantu bibaza ngo ntureba kuri kwinjira mu kibazo, utangira gushyiramo amafaranga ahandi uvuga ngo ariko abantu bakaba ntureba kuzahomba. Ikintu ari cyawe ubasha no kugikoramo ibintu bimeze nko gufata risk abandi bantu baba babona batafata. Ubasha gushyira ubuzima bwawe mu kibazo. Nk'urugero twari dutanze rwa Nelson Mandela, Imana yakuremeye kuyobora muri politiki, ushobora kuba wakemera gushyira ubuzima bwawe mu kaga kubw'ibyo wowe ubwawe wumva ugomba gukora. Iyo yandemeye kuvuga public speaking, nshobora nanjye kuba nabikora mu rwanjye ruhande. Nuvuga ngo ubutwari Imana yamuremeye mu muntu uwo ari we wese. Iyo uri gukora cya kintu Imana yakuremeye gukora, ubasha gukora ibisabwa byose niyo byaba bigushyira mu kaga. Ariyo navuze ngo courage. Courage, umuntu umwe yarasobanura avuga ngo courage is to have fear and keep moving forward anyway. Ngo ntago kuba umuntu ari courageous cyangwa se kuba umuntu ari umunyamurava cyangwa se afite ubutwari mu mutima we, ntago ari ukuvuga ngo ntago ajya agira ubwoba, ahubwo nuko niyo afite ubwoba arakomeza akigira imbere. Nta kindi kintu rero muri iyi si ushobora kuba ufite ubwoba ukomeze kwigira imbere, cyane cyane iyo ubona wagipfiramo, iyo ubona wagihomberamo, iyo ubona wazagisuzugurikiramo. Ni cya kintu Imana yakuremeye gukora. Ntago ugira ikibazo cyo kuvuga ngo ubuse ngo nsinzwe, ngo ubuse ngo bitagenze uko bigomba kugenda, ngo ubuse bingizeho ingaruka ku buzima bwanjye, ku bana banjye se. Aho ngaho umuntu wese ahita bintwara. Mu bushakashatsi nakoze naze gusanga umuntu Imana yaramuremye imuremeramo ubutwari muri we, kuba yakora ikintu aciye mu rupfu, mu bibazo, akabasha kugera ku ntego ze. Ariko ubu butwari bwacu ku kigereranyo cyo hejuru iyo turi gukora cya kintu Imana yaturemeye gukora, the purpose of your life. Ubuzima bwawe iyo utaramenya icyo Imana yakuremeye gukora, ubuzima bwawe ntabwo bugira ishusho. Ubuzima bwawe bubamo gutsindwa, kandi bukabamo kugamburura no gusubira inyuma ku ntego zawe. Ariko numara kumenya ibi bintu 10, uraza kugenzura ikintu muri ubu buzima ushobora gukora kandi ukaba umutsinzi. Nawe uri intwari, kanaka ni intwari, ariko nawe uri intwari. Icyo bigusaba no kujya muri cya kintu ubutwari bwawe bushingiye, ni cya kintu Imana yakuremeye kuzakora muri iyi si. Ni cya kintu Imana yashyize mu mutima wawe, ntigishyire mu wanjye. Kubera iki ukunda umuziki, ufite passion y'umuziki, nge sinyigire. Kubera iki umuntu afite passion y'ubucuruzi, nge sinyigire. Hari umuntu wese aba afite icyo yashyizwe ku mutima n'Imana, kandi muri icyo kintu yagushyizemo, yashyizeho kuzakora cya kindi waremewe, cya kindi cyatumye uza ku isi. Muri icyo ukigezemo uhita uba intwari. Muri icyo ukigezemo uhita uba umuntu ubasha kwitanga. Iyo icyo ukigezemo uhita uba umuntu udatinya ibihombo, uhita uba umuntu udatinya guseba. Kuko ibi byose kugira ngo uzagere ku bintu byagutse bigari, bisaba kuba umuntu utajya ubitinya. Akenshi usanga abantu babashe gutsinda mu buryo budasanzwe baragiye banabinyuramo: gusuzugurika, guseba, gutsindwa,
guhomba. Ibi ni ibintu biba byaragiye biba ku bantu mu buryo butandukanye. Hari abantu bajya babona abantu bafite amafaranga menshi, abantu bagize bari successful ku rwego rw'isi, bakibeshya yuko batajya batsindwa. Umugabo wakoze Larry Page yakoze Google amaze kwikorera successful, amafaranga arinjira, baza muri 2009 kuzana icyitwa Jaiku iratsindwa, irahomba. Ni ibintu bibaho no mu society yo mu Rwanda, ushobora gusanga harimo ntago urugero ngo iyi product yagenze neza, yinjiza amafaranga menshi, ariko bashyizeho iyi ngiyi iranga bahita bayikura ku isoko. Nimba nabo ngabo bafite za miliyari, amasosiyete akoresha abantu 10,000, 50,000 akorera mu bihugu hafi ya byose ku isi, nimba nayo hari ibyo agerageza bikanga, ntuzatinye kugira icyo ugerageza, uratinya guseba, uratinya kuvugwa. Reka nkubwire ikintu gitangaje, iyo utsinzwe barakuvuga, niyo utsinze bakavuga. Ubwa mbere uzatsindwa bakuvuge nabi, nutsinda ibyo bavuze nabi bazabikora bakuvuge neza. Bakumwazaga uzabashaka ubabure, niko Bibiliya ivuga. Kandi abakuryanirana inzara uzababura bamere nk'abatariho rwose, kuko Uwiteka azabana nawe. Nukora ikintu Imana yakuremeye gukora, Uwiteka azahagarara mu ruhande rwawe, uzagira umugisha kandi kizakugeza ahantu hakomeye. Ntugatinye gutsindwa rero, ntugatinye guhomba, ahubwo ujye wemera kurenga ubwoba bwawe, kandi ujye ukora cya kindi gituma urenga ubwoba bwawe. Muri ubwo bwoba ntacyo wageraho, ariko ikintu utinya uzagikore, ntabwo kizakiguteye ubwoba. Ubwoba ubutinya iyo utarabwinjiramo, iyo umaze kubwinjiramo uba urangiye.